Komera inshuti zanjye, uyu munsi ni ku cyumweru mu gitondo. Ubu ngiye muri exercice yanjye, imyitozo yanjye. Nkuko nababwiye, ubuzima bwacu ni wowe bureba. Ugomba gukora imyitozo yawe ya buri munsi. Nkuko ugira icyo ufata cyo kunywa, cyo kurya se, ugomba kubishyira nawe muri gahunda yo gukora imyitozo. Kuko nibwo buzima. Ibintu byose bihera he? Bihera kuri wowe. Ubuzima bwawe nicyo kintu cy'ingenzi ugomba kwiyitaho. Rimwe na rimwe tubikora tutabizi, ariko iyo ubimenye rero ukabikora, ukabigirira gahunda, bihindura ubuzima bwanjye. Buri munsi sinjya muri umwanya wo kugenda n'amaguru, gutembera n'amaguru. Ikiza cyo gutembera n'amaguru ni exercice ukorera igihe cyose ushakiye umwanya, igihe cyose uba ufite umwanya urayikora, kandi nta kiyakwaka, nta mafaranga ikwaka, kandi irafasha cyane mu ntekerezo no ku mubiri. Niyo mpamvu nshinzwe kubashishikariza, kuba inspiring no kuba motivating kugira ngo mugire exercice. Nanjye umuntu yaranyinsparinze, aranya motivating, niyo mpamvu nanjye mbikora nkavugana nawe. Buri gihe rero tugenda twamamaza Adidas, turi nambaye Adidas, kandi rero ubona ndi na Arsenal. Visit Rwanda. Niba ari ikintu gikomeye u Rwanda rwakoze no kwamamaza igihugu cyawe. Ni ikintu gikomeye cyane. Sawa, mugire umunsi mwiza.